wagiye utsindwa ariko yabize agomba kuba yuzuye ubutsinzi bw'Imana kugira usoze umwaka dufite ubutsinzi pakiransi ikiguzi n'umusaba Yesu cyose arayitanga tugega bena cyane twongere bena cyane kimwe mu bintu bikomeye cyane mwene umuntu yatakaje rimwe gusa agatakaza ikintu gikomeye ni intsinzi yari afitiye muri Edeni. Umunsi yatakaje intsinzi muri Edeni niwo munsi yatakaje na Edeni. Narisezereye tugega bena cyane ahantu tuye abakubonye uryamo mwene uyu munsi babona ubyutse abakubonye unaniwe babona akabara gatashe abakubonye iminsi igutega ngo basabe babone nabo bihagije abana bagiye kwiga baratsinze ndaseze icyo gihembwe for sure niba kuko yakimana for sure abana bandi turatransfera mu bwenge bukakura birateza ubuzima butsinze no tugegamena cyane intsinzi rero kugiriyeho igira ibiyisa igira ikiguzi hari intsinzi yo mu mwuka hakaba n'intsinzi yo mu mubiri byose bigira disipurine bigira kondisiyo bikagira uko ugera kugira utsinda munyemerere maze bahe definisiyo cyangwa gusobanura bikeya bw'ijambo gutsinzi ndabizi turaza gusenga kandi biraba bimeze neza intsinzi ni iki intsinzi ni ukuba mu cyo Imana yakuremeye ukagikora utitaye ku bindi tugegamena cyane ni ukuba mu cyo Imana yagize gute ukagikora utitaye njyewe murambere hano ngwino hano kurate sinshobora kuba twishimye ntibishoboka kandi igitangaje I'm unique ni njyewe uresha udasinzi zanjye biza twishimye niyo wasenga bimeze bityo ntushobora kuresha nawe biragoye kusema arabyemera kuko niko ni amahame ntibishoboka akwiye kugira intsinzi yo ku rwego rwe nanjye nkagira intsinzi yo ku rwego rwanjye ushaka gutsinda uba wowe tugegamena cyane ushaka gutsinda mu buzima uba wowe kimwe mu bintu bikomeye bituma abantu batsindwa ni ugushyira ubuzima uko abandi bambona akazinduka asetinga ngo batambone ukundi kuntu reka mubwize ukuri ubuzima twese tuzikanye impinduka reka babone n'iyo paji kuko ubuzima ni igitabo wihangana no kubereka ko hari uko umeze gutsindwa kwa mbere ni ugutangira gushyira ubuzima bwawe mu ishusho y'uko abantu bashaka Yesu ashimwe cyane gutsindwa kwa mbere ni ukubyuka mu gitondo wambara uko bagomba kukureba ushaka guhahira reka kugira ibintu birahinduka birashoboka ko twari tuguzi muri dimansiyo y'amafaranga ashobora gushyira rwose wishaka kurya imyenda ahandi rero kugira ngo tutabona ko byahindutse twese tuzi ko amafaranga abura akaboneka nta mahame y'isi wikikaranga bawowe wikikaranga ushaka gukora korobase yo gutuma ngo batagucisha n'icyaha wewe yaba ilete ntiyakunyura ariko iyanjye yakubona wahindukira isi kintu cya mbere rero turacyari kumwe data niba ushaka gutsinda mu buzima ba wowe ubane nawe ugende nawe tugegamena cyane twogegamena cyane wowe uzi ukuntu bimeze birivuga neza kuri habakuki ngo hari n'iminara myinshi cyane ahari
Amen. Sinitaye ku minara y'abandi y'itanganyika. Ariko nanjye birashoboka ko iminara y'abandi iri kubaha kujyana amafaranga kuri banki. Genda gake. Birashoboka ko inyanya nizo zamuye aho ariwo warimburiye. Wikiruka mu nyanja uretse gatoya. Tumena mena sha. Tumena mena sha. Kugira ngo nanjye nzahagarara ku munara wanjye. Sinshaka kwishushanya n'abandi. I will stay on my mountain. Reka mubwize ukuri. Morodeka. Haleluya. Yewe namubonye sinshobora kubwiriza ngo sinamubanye. Kandi Morodeka yabonye ko ntiwamusinzira. Ariko amasengesho ya nijoro. Isi nabishobora. Ugomba kuba ngewe rero. Kera ntabwo ari abadamu b'iki gihe. Ndavuga urugero rwa kera umudamu yabonaga mugenzi we yambaye igugu agahita ataha avuga ati nanjye urayigura. Ntabwo ari ahubwo bari nabiriye ko sinabikavuga. Akaraza umuntu ku ndeje. Mu mateka y'ubuzima kandi birabujijwe mw'abadamu birabujijwe gutaha mu rugo ubwira umugabo urabizi gusa imodoka ngo runaka kuvuga undi mugabo mu mateka akomeye iyo nsinzi atarayigeraho atangira kugukeka ibipapuro. Tukagamira cyane kugira ngo ugeze ngo bawowe rwose. Cannot be me. Ntabwo warace nanjye sinabo. Twagize defo mu ivugabutumwa rikomeye twarasabye Imana imbabazi. Njyewe ariko waza hano nka Morodekayi yashyiraho kuriya yigishije mu mavuta y'ibirahuri n'umukozi w'Imana. Musabe umugisha mu izina rya Yesu. Na posta. Umwana posta kumuyigishiriza rwose no kumureba physically as treasure training yone gusa. Ntabwo nakikora mu mushobozi. Kera twagiye tugira amakosa akomeye wabona mugenzi wawe yigishije biri hejuru nawe guhindura icyigisho kandi wagisengeye umaze iminsi ntikubwiye kugihindure ushake nawe akantu kaza gutuma bazamuka. Intsinzi si ingano y'abashyira amaboko hejuru. Intsinzi yanjye ni ingano y'abaza guhindurwa n'ijambo mabwiriye bageze hasi. Intsinzi yanjye kuri mwe none ahangaha ntabwo ari uko muri buyaciye ngo soke amaboko yanjye yagiye hejuru ari menshi. Intsinzi yanjye ni uko iri jambo riza kubakorera rigahindura amateka y'ubuzima bwabo. Iyo niyo ntsinzi yanjye. Twiga muri masasi umugabo umwe yajyaga atubwira mu porofeseri mu matora yatubwira ngo bana banyu ntimukikarange niba uvuze umusaraba wahamagara bihanuka babura humura bishobora kuba riri bukore nijoro. Ntabwo abasenge bahumetse ku isi. Amen. Don't emphasize uze kuruhushyiraho n'umubiri uvuga ati rabakura. No way. Wabivuze reka birongere kuri iki. Twese tukakwigwa rimwe. Tukagamira cyane. Intsinzi ni ukuba wowe. Intsinzi yawe ni ukuba wowe urye nkawe wambare nkawe utekereze nkawe. Tukagamira cyane. Kimwe mu bintu bituma Imana yigereranya n'inyamaswa ebyiri muri Bibiliya zonyine. Imana yonyine bonyine Imana yigereranya n'inyamaswa ebyiri zonyine. Izi ni iz'abantu bayitirira ariko yo ubwayo yigereranya n'inyamaswa ebyiri
yigereranya n'inyamaswa ebyiri zonyine muri Bibiliya, intare n'ikizu. Impamvu yigereranya n'ikizu ni iyihe? Kugira ngo ubyumve, kugira ugire intsinzi. Ikizu ntikigira akajagari, kiguruka cyonyine neza. Niba ushaka kugera kure ko mugafunga bitari mugafunga ubona uburyo witekereza. Yego. Tubega bera cyane. Mwafashije mu kanya. Cyane ikizu ifurayinse, ikizu kigenda kigera ku ijana kiguruka cyonyine. Uzima impamvu ya kabiri, Imana ni kuri ubuzima bumeze nka Nyabugogo. Nyabugogo yahise ku cyicaro gikuru cya Rwasere kubera abamanika, abagize gute, abo bibye igitebo, abo bibye inkweto, abakoranye na bene wabo bari bari kureba i Kigali. Ifite ubuzima bw'akajagari utazi ibyinjira n'ibisohoka, biragoye kugera ku ntsinzi y'ubuzima. Biragoye kugera ku ntsinzi y'ubuzima. Mureke amabwira akantu gatoya. Kuba uri umushomeri ntibisobanuye kuboneka. Kuba uri umushomeri ntibisobanuye ko igihe cyose bagushakiye umugore. Yego. Nibyo. Ntabwo bahera babigusuzuma. Iyo uri flexible, kuba uri mu rugo ntacyo uri gukora, bisobanuye ko igihe cyose bagushakiye bagomba gukora. Tubega bera cyane. Niba ushaka kugira intsinzi rero, vana ubuzima mu kajagari. Ba nk'ikizu, ba ego. Rimwe na rimwe wiha akanya ka bugabo. Tubega bera cyane. Amen. Ariko ndimo ndabona mu isi y'umwuka hari abantu bagiye gutahana intsinzi. Amen. Aya mezi abiri, aya mezi y'intsinzi. Nta bitaro byawe birimo, aya mezi abiri oya. Nta magana, nta marira, nta gusabiriza, nta telefone z'imyenda. Hallelujah. Biremeke. Izina rya Yesu. I receive it. Ukaguma ku munara wawe. Birashoboka ko umunara wa mugenzi wawe uri gutanga network, uwawe wasanya akadege. Uhamagara n'itatu. Uhamagara harimo akadege gusa. Ariko ikintu ugomba kumenya ni kimwe, nawo ni umunara. Yego. Nawo niwo. Nawo Niwo. network. Nawo niwo. Birashoboka ko bakiri gushyiramo amasinga Nawo niwo. ngo amakonegisiyo bayahuza neza. Kandi kanya uraza kubona itara ryawe ryatse. Urabona itara ryawe ryatse. Intsinzi irabonetse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubuzima bwawe bukajagara. Amen. Kabiri, bituma Imana yigereranya n'ikizu y'ubwami. Ikizu niyo nyamaswa mu nyoni ireba kure, ishobora kureba ku birometero 5. Pari raporo y'umuntu iri hejuru, ngo kandi mu bintu byinshi ngo ntikijya gihushigera. Iyo kimanutse kije gutora ikintu hasi, kiva ku birometero 5 n'umuvuduko uteye ubwoba. Mu bintu byinshi birambitse aho hagati. Muvanga kirere nshino mu bintu byinshi, inkoko nyinshi zitoragura aho hantu. Ntabwo iza iba muri nyenda tatashanse na karagaye ariko ndora oya, imanuka yakagatinze imwe yonyine. Tubega neza cyane. Intego z'ubuzima bwawe, intego z'ubuzima bwawe ntuzirushe. Tubega neza cyane. Amen. Target. Ngo kimanuka kuri speed tempo, ariko ntigirushe icyo gishaka.
cyane kuvuga kandi kakikizo impamvu ikizu gihora n'intsinzi kigakombera inyamaswa zose zo mu kirere, inyoni zo mu kirere, akaba ari king y'inyoni zose, king of the bird, inyoni zose z'impamvu ikizu niyo nyoni yonyine ikunda ibirabo. Mu miyaga izindi nyoni ziramanuka zikajya hasi kwihisha mu biti n'ahandi, ikizu niho kibona mu miraba niho kibiragisa. Hahandi umuyaga ukubita ugarura niho kibiragisa gitanga amababa hejuru muri ranga kikaba sitapu. Nk'Imana ubaka ukwiye kuba sitable, ukwiye gukomera muri iyo miraba igomba gushimwa polisi. I receive it. Ikizu niyo nyoni ihora mu myitozo. Ikizu ni ikiryamo, niyo mpamvu n'icyari cyabo. Ntabwo icyari cy'ikizu kiba kimeze nk'ibindi byabo. Aba ari amahwa, aba ari ibiti by'ibisoro. Abagerageje umwebwe wenda muri n'ahandi mwabaye mu cyaro, ariko ikizu, inzu y'ikizu ni amahwa, ni ibisoro yubakisha amahwa. Ni ukuvuga ngo kiba cyitegura ibintu kizahura nacyo. Birashoboka ko nikimanuka kizaza gutora inyamaswa irusha imbaraga, ikirusha imbaraga kigomba kwitureninga kikitoza. Reka babwire mugende mwitoze, mwitureninge kuzaba abantu badasanzwe uriya mwaka. Mugende mwitoze gucuruza, mwitoze gukora, mwitoze iterambere, mwitoze. Aduhaye yavuga ati yazanye jibu kugira ngo yitoze. Tuweka nena sha. Tuweka mwami Yesu. Amen. Wese tuweka mwami Yesu. Amen. Nashinzi mu buzima bwanje. Nashinzi mu buzima bwanje. Nashinzi wanje. Nashinzi wanje. Nashinzi ahogenda. Nashinzi ahogenda. None. Ibendera ryanjye ndarizamuye. Ibendera ryanjye ndarizamuye. Urumutsinzi. Urumutsinzi. Ndetse no kurushaho. Ndetse no kurushaho. Amen. 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 Impamvu intare aricyo bita king of the jungle, umwami w'ishyamba. Ntabwo ariyo nyamaswa nini, oya. Ntabwo ariyo nyamaswa izi ubwenge kurusha izindi, oya. Ntabwo ariyo nyamaswa yiruka cyane, oya. Ahubwo niyo nyamaswa yasetinze ubutsinzi mu mitwe yayo, irangije ibwira izindi nyamaswa ngo nimubona mujye mumenya ko muri ibyo kurya byanjye. Yabwiye ishyamba ati inyamaswa uburi popota, uburi inyamaswa kirekire, uburi ingurube y'ishyamba ukibona umenya kuri ibi biryo byanjye. Intsinzi ihera mu ntekerezo. Yego. Amen. Yego. Yego. Intsinzi ihera hehe? Intare ihuye n'imbogo mu bitaro itakivuga ati na breakfast ngo ibyo kugenda kure. Izindi nyamaswa intare ihuye n'ingwe ku manywa saa sita itakivuga okay lunch ibyo kure. Gasasa birabonetse. Izindi nyamaswa nazo zikavuga ati zigatangira gusaramurenga ziruka zihunga. Reka mabya kandi bakomeye. Iyo zihagaze zirayica. Yego. Ihagararo bizakuka. Haracyari inzira twemerera cyane. Iyo zihagazeho zirayica. Yego. Zirayibasha. Iyo zihagazeho zikayibwira ati none ntuturi. Twemerera cyane. Ndabwira ibibazo byatumenyereye umunsi ku munsi. Noneho ntabwo bikunda. Sisiteme y'izihiri. Uburyo tugenda mu Yego. Twemerera
Yes. Hallelujah. umugabo bita Steven hafi yavuze ibintu bibiri bikomeye. Iyo ushaka intsinzi uraza kugera kuri Abrahamu. Iyo ushaka intsinzi hari ibintu bibiri ugomba gukora. Mundebe hafi baganiriza, mundebe baganiriza. Bamwita Steven hafi n'umunyamerika yavuze ibintu bikomeye, ariko mbere y'uko muvuga dukeneye n'abantu b'intsinzi mwivuga buto. Haleluya. Abantu bari kuri ibintu biha abantu intsinzi. Abantu bari kuri ibintu bikura abantu murambiri mu kajagari. Yesu ashimwe cyane. Abantu bari kuri ibintu kandi reka babwire turahari mu izina rya Yesu. N'ubu turere kuri ibintu bibakiza kandi burakira mu izina rya Yesu. Ntabwo ari siyasa, ntabwo ari n'igitambaduri twane. Umugabo wamwita Archbishop Benson Igihosa n'umupasiteri wo muri Nigeria yarapfuye ntabwo akiriho, niyo bazanye ububyutse muri pays du Maghreb biriya bihugu kiriya ruguru hose niyo bazanye ububyutse. Umunsi umwe kubera kugira intsinzi mu gipasito, kubera ko umupasiteri ufite intsinzi guca yahamagariwe gukora, umunsi umwe ahura n'umwana w'umukobwa. Ni mu gitabo yanditse ngo the miracles orere ibitangaza ndacaha n'umuhungu kubera bera cyane. Imana yire arambura ukuboko tuvegamera cyane arongera ahamaze umuhungu wo mwana watwitse. Hari ibintu turi buhamagare ku bushobozi dufite, hari ibintu turi buhamagare ibiri impossible, ibyo abantu babona cyarangiye nibyo turi buhamagare. Abantu ndategetse kuko ubutware bw'Imana. Iyo umwana w'umukobwa nakaburira ako kanya urumagaruka. Ni kaburiza se n'ubuhamya ni ukomeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubu rero nyananga mumbiri statement sinari nayo. Statement y'uburyo umuntu agara kabangana haleluya tamina ati n'ukuri n'abarozi baranyimye kuba ntari numva ibintu bubirenganiriza. Yesu ari nabyo. Ni moyo baracyumvisha safa. Mumbiri statement abarozi batwimure mu maso. Ngo nari mfite inzu nziza ni kame wanyuma y'abarozi ngo bayisohora, ngo narayitanga ngo babivuga hano. Yarangiza uwo muntu agahita aririmba ngo kwa Yesu dufite abo bantu umuntu aravuze ati bamwirukanye mu nzu abadayimoni. Yarangiza ati kwa Yesu dufite narisenze kubw'ubushobozi n'intsinzi Imana igiye kuguha. N'ibyo abadayimoni bitishe bakabyinjizamo bakabitambukamo nibabisane. Tugegamira cyane. Tugegamira binyuzwanyuzwa ku bintu byacu. Ariko turareba intsinzi mu byacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mugabo Archbishop Benson Igihosa w'umunyanigeria ntabwo aza kuba kuri babiri gramu. Reka menetse ba Eliya mvuga abo ku generation yabo. Umugabo bita Ntabwo ni umukire wa mbere muri Afurika, ndetse aravuga ko agiye kugera ku rwego rwo kuba umukire ku isi. N'umunyanigeria ubukire bwe yabukuye kuri uwo mupasitori, yamukuye hafi. Umunsi umwe ngo yari ari kujya mu ndege habamo ibyiciro bibiri, classe n'abo hasi. Yego habamo ibyiciro bibiri, aho VIP na rusange. Ariko na rusange kuyigeramo ni amateka bahagaze kwagisha natugabye amateka. Hanyuma ngo akwitana na pasitoro Archbishop Benson Igihosa. Kimwe mu bintu bigabanyisha umugisha mu bere, reka mbibabwire, kimwe mu bintu bigabanyisha umugisha mu bere ni ukumenyera abatambyi. Kumenyera abatambyi
ngo shapasi ngo pasi ubwose urumva amafaranga ufite ntabwo ari ku rwego rw'ikimana wawe. Eva Paul yavuze ngo muri twe niba muhenda umugisha n'imbabazi. Desobedience kubaho. Desobedience. Bishop rero uwo pastor naramukunze cyane yakoze ibintu by'amateka umunsi ajya gupfa yabivuze avuye muri Amerika mu giterane abwira umuryango we ngo akazi Imana yabaye mu isi ndagashoje nataje mu gitondo yatashye. Abagabo bagize intsinzi mu byo bakoze. Dangote yabonye umugisha yahuye na pastor aramubwira ngo ndabizi ko ugiye kugenda muri rusange aho abantu mbese ngewe Dangote kugera muri VIP pastor agenda hasi aho abantu basaga Dangote abwira sekreteri n'abantu twimukire umushumba. Amen. Amen. Yarishe dollars yarishe amadolari ye kuba pastor ari muzamu ntibisobanuye ko ubuzima bwacu bugizwe n'ibintu bigera kuri bine. Nagira inyumve neza ubundi duhite twinjira ahantu dusenga. Ababyeyi bawe muzabibwire n'abana banyu bagira intsinzi mu izina rya Yesu. Kera tukiga amashuri akiryoshye cyane ko n'ubu araryoshye iyo watsindaga mu kagari waba kuri gitangaza cyangwa tukiga kuri Université y'u Rwanda. Aha ubuzima bugizwe n'ibintu bibiri. Icyambere muri bibiri bikubiyemo bine. Kimwe, ubuzima bugira ibyihutirwa n'ibikenewe. Ibyihutirwa ni iki? Aha dusubiremo. Ibyihutirwa ni iki? Iyo ibiri gucamo ubona birihutirwa kandi biranakenewe. Biri images and important. Hari ibintu urimo ubona birihutirwa kandi biranakenewe. Mu yandi magambo bigomba gukorwa. Narisenze rero ibintu mufite byihutirwa kandi bikenewe bigomba gukorwa. Imana ibahe resources. Tugana nara cyane. Ubuzima
kugira ugire intsinzi biba bigomba gukorwa ikiguzi byagusaba cyose kiba kigomba gutangwa ariko ibyo bintu bigakorwa. Hari abantu bafite ibintu byihutirwa kandi bikenewe, mubwiza ukuri birahari kubera bene cyane. Arisenze se umwami wacu Yesu Kristo ari we data wa twese mwiza, ibyo bintu byihutirwa kandi bikenewe bakora mu bubiko bw'ijuru kubera bene cyane. Bikorwa mu izina rya Yesu. Mbaye ikimenyetso mukivaye natangira gukora. Biratangira gukora. Murabizi mugiye kujyamo utuntu tuze tubatunguye. Surprise. Manje gutanga surprise. Ibyo byihutirwa bikenewe bikorwa. Icyakabiri ugomba kwitonda. Hari igihe ibintu biba bitihutirwa ariko bikenewe. Urabyumva neza? Byigucira umwete musare. Bikeneye gukora plan. Hari ibintu biba bitihutirwa ariko bigize ute ibintu bikaba bitihutirwa ariko bigize bikenewe. Icyo gihe ubiha iminsi wisaragoringa wivuna birihutirwa byihutirwa ariko birakenewe. Urugero rwose pe kugira inzu ntibirakenewe ariko ubuzima urimo ntabwo aricyo cyihutirwa. Reka tubihe iminsi tugire plan y'igihe kizaza kubera bene cyane kongera bene cyane. Niba ushaka kugira intsinzi gira intego y'ejo hazaza umenye ko iki cyihutirwa ariko kigize ute kirakenewe. Gatatu, hakaba hari ikintu cyihutirwa ariko kidakenewe cyane. Urugero, icyo gihe ushobora gutuma umuntu kuba ukeneye umukene wo kujya mu rugo kandi ubukwe ni mu kanya, ni byihutirwa ariko nanone ntabwo bikeneye ku buryo utajya wambaye ikanzu uburyo nawe udasinziriye. Mumenye gutandukanya, niba mushaka intsinzi mumenye gutandukanya ibintu. Icyo gihe ushobora no gutuma umuntu akajya kukuzanira aho kugira ngo ujyeyo. Hakaba n'icyanya atari cyo nsozerejeho kigize ubuzima bw'umuntu. Hari ibintu umuntu abamo bidakenewe bitanihutirwa. Va muri ako kanya. Yumvise se? Noneho kurandira bava batari kumva neza. Hari igihe umuntu aba mu bintu bidakenewe kandi bitari n'ingenzi. Icyo gihe bikwicira igihe bigatuma n'iby'ingenzi ushaka gukora bidakoreka. Ariko niba ushaka intsinzi, niba hari umuntu udakenewe mu buzima bwawe ubona ashobora kuba kudindiza, va kuri we. Niba hari ibintu urimo bidakenewe bireke. Tugenda mera cyane. Birashoboka rwose witinda ahantu bidafite umumaro. Yego. Okay. Bitakaza igihe ahantu hadafite icyo wakungura. Yego. Iyi si tugezemo ni ugutsinda nanjye gatsinda. Yesu ashimwe cyane. Narisezereye Imana igufashe these 2 months. Reka yamezi agasigaye twita amezi y'ubutsinzi. Tubega bena cyane. Intsinzi mu bana, intsinzi mu byo ukora, intsinzi aho utuye, intsinzi aho ugenda. Intsinzi muri twatugu wari uri gukora ubona dukendera tuturemeye n'ikindi kintu kizamura intsinzi aho hantu. It's 2 months of time. N'amezi y'ubutsinzi. Kandi nitugera no mu ngo tubibwira ibintu biri muri salo bamenye ko turi abatsinzi. Mucaho turyama mu butsinzi. Hallelujah. Tubega bena cyane. Mutika tucaho mu butsinzi. Hallelujah.
dore ibintu nka bitatu cyangwa bine biranga niba uzagirira ahantu uri ubutsinzi, niba uzagirira ahantu uri ubutsinzi, dore ibintu bikuranga. iyo ahantu uri uzahagirira ubutsinzi, dore ikintu cya mbere kikuranga. iyo uzagirira ubutsinzi ahantu uhagirira amahoro n'umutekano, hakaba naho waba uri mu ntambara. Tubegamena cyane. iyo uzagirira insinzi ahantu, iyo uzagirira insinzi, ikimenyetso kiranga kuzatsinda wawe, uhagirira amahoro n'umutekano, hakaba naho waba uri Imana igenda igusukiramo amahoro, ikaguhera umutekano, bakaroga bikanga. Mbese tubegamena cyane. bakanyanyagiza amazi ku marembo wapi, bakavuga ati reka dushisheho ibindi bintu azave muri uyu muryango tuwufate, bakarara babinyuzaho wapi. iyo uzagirira insinzi ahantu uhagirira amahoro n'umugisha, hakaba naho waba uri mu ntambara. Yego. iyo uzahagirira insinzi, hakaba naho waba uri mu ntambara, uhagirira amahoro. niyo mpamvu muri rya ndirimbo naho ndimo naho ziko mumba n'uwiteka Yesu tuvuze ikimenyetso cya mbere kirangwa yuko uzagirira insinzi ahantu, tubonye ko ari iki? Amahoro n'umutekano. Mwaciye amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu. abapfumu abarozi bacumbe, dufite amahoro muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Maholo. Dufite amahoro muri Kristo. Amen. Cyangwa kiranga niba ahantu uzahagirira insinzi, kugira variety. Imana Variety. iri mu buzima bwawe ishusho imwe kugira batayimenyera. Variety. Ntabwo Imana ishobora kubaha ishusho y'ubuzima bwawe, irabacangacanga. ariyo mpamvu nanditse yavuze n'ahari kurira pararira umuntu nijoro. yari magambo iyo babonye amarira yawe nijoro iriyaranja kubera cyane, ikazana impundu mu gitondo. abagize kubera neza cyane. icyo uzagirira insinzi ahantu, ntabwo Imana ibaha ishusho y'ubuzima bwawe, irabacanganyije. Up and down. bakubona byanze neza, hahandi bajya kuvuza inkuru ikavunamo. ese bigenze bite? ubaho wabibutse wasanga oya, nuko ahantu uzahagirira intsinzi, Imana ishaka kuzakuvana, yakubakiye amateka, yakubatse intsinzi, tuberamena cyane. Yisanga intsinzi y'Imana ishusho y'ubuzima bwawe. Amen. Reka mbabwize ukuri, njyewe mbahegaranje, ngiye kubahagararira muri Kristo Yesu. Yego. ibemeza yuko uyu munsi muri gutabazwa n'Imana, uyu munsi uratahana intsinzi. Imana iramutse ibuze n'iki bivuze n'umuntu yakurisha n'intare nazo ni isaha, ariko ikabona ikikure yakurisha n'intare kajya kuparika bakayishyira ku isoko, ariko iyo bizinesi yawe kongera ikabaza. birashamba n'ibyago. abakize batubegamena cyane. iyo uzagirira insinzi ahantu, Imana ntiyemera ko babona purake yawe. bakabanicisha mu mibare, bakabacanicisha mu mirire, bakabacanicisha mu myambarire. uzagirira insinzi ntishobora kuba ishusho y'ubuzima. Neda. ariko kugira kugira sinyali ibakati mwitonde, mwakitonde bazamwibuka, mwakitonde
Amen. Imana yongere ibona ishusho y'umuryango wawe. Abapfuri bayishaka bayibure. Kuzageza igihe ugira intsinzi ku uwo musozi. Ibintu byose byari hasi bizikamiwe n'imbaraga z'umwijima. Amen. Rekura wambaraga we, aba bantu ni abatsinzi. Aba bantu ni abatwara. Amen. Bahawe gutwara isi n'ibirimo. Bahawe gutwara inyanja. Bahawe kunguka ntibahawe guhomba. Bimwe mu kigira abana bo ngabo bafite intsinzi mu buzima bwabo. Icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Urumutsinzi. Naho bajya kuvuga kiba cyiza. Naho bakivuga nabi kiba ishusho nziza. Tugenda bene cya. Ugirire intsinzi aho gusa. Cyane. Bavuze kugirira amahoro aho hantu. Hakaba naho waba uri mu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko aho hantu utazahava Imana itanditse amateka. Cya kabiri, Imana ibima ishusho.